Ibihugu bisaga 50 nibyo byari byitabiriye inama yari igamije ahanini kugaragaza ko hakenewe izindi ngufu mu butumwa bw'amahoro bwa Loni, haba mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'ingabo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kongera umusanzu warwo muri ubwo butumwa. All of us, including those seemingly with limited... Abantu twese ushyizemo n'ababa bafatwa nk'aho bafite amikoro make cyangwa ubushobozi buke bashobora kugira umusanzu batanga, byaba inkunga y'amafaranga, ibikoresho cyangwa se ingabo. Icy'ingenzi ni imikoranire myiza no kwitegura nyabyo ubutumwa bw'amahoro. Niyo mpamvu ngira ngo ntangaze ko u Rwanda rwiteguye gutanga izindi bataye ebyiri z'abasirikare barwanira ku butaka zigizwe n'abantu 600,000. Ruzatanga kandi kajugujugu ebyiri z'intambara ndetse n'ibitaro byo ku rwego rwa kabiri. U Rwanda kandi rwiteguye gutanga inite igizwe n'abapolisi b'abagore gusa mu rwego rwo gufasha kongera umubare w'abagore bari mu butumwa bw'amahoro, dore ko barushaho kugenda bakenerwa cyane. Kugeza ubu abasirikare n'abapolisi b'abagore bagize 4% gusa byo bari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni, kandi muri rusange habarurwa abasirikare n'abapolisi bagera ku 160,000 bari mu butumwa bw'amahoro mu bihugu 16 ku isi. Cyokora nubwo ubutumwa bw'amahoro buhura n'ikibazo cy'ibikoresho ndetse n'ingabo, ikibazo cy'imyitwarire y'abari muri ubwo butumwa bw'amahoro nacyo ngo nicyo kwitabwaho. Perezida Kagame akemeza ko iyo habuze imyitwarire ikwiye, ubutumwa butagera ku ntego. Peacekeepers must not compound the problems on the ground. Abari mu butumwa bw'amahoro ntibagomba kuba bo kongera ibibazo mu bihugu bagiyemo, kuko ubushakashatsi bwerekanye ko hari aho bahohotera abantu, ibikorwa byabo bikanatizwa umurindi n'umuco wo kudahana. Tugomba kwita ku kubaza abantu ibyo bakora, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga, kuko byose bizajya bigaragarira mu myitwarire ya za ngabo ziba ziri mu butumwa bw'amahoro. U Rwanda rurabizi byarugizeho ingaruka. Hatabayeho kwizerana hagati y'abari mu butumwa bw'amahoro n'abo baje gushakira ayo mahoro, ubutumwa bw'amahoro nta gaciro buba bugifite, nta musaruro butanga. Peacekeeping loses its meaning and relevance. Perezida Kagame yanashimangiye ko ubutumwa bw'amahoro bwa Loni bugomba kugendera ku murongo uzwi kandi uhamye, kuko iyo uwo murongo udahari, ubutumwa ntibushobora kugera ku ntego bwashyiriweho yo kugarura amahoro. Kuri ubu u Rwanda ruza ku mwanya wa 5 ku isi mu kugira ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro, kuko rufitemo abasaga 5,000 harimo abasirikare ndetse n'abapolisi.